It's too late, I can't even lay. Everything you do matters to me. Don't you ever doubt on my ways. Baby, put your head on my shoulder. Je t'aime sincèrement. Vous restez collés sinagusiga. As long as you hardy by my side. Baby, I got nothing but you on my mind. Just hold my hand all night long. N'abandi bavandimwe ba King James tuzi. Ugatamuvuga cyangwa uri umwana we sha. Ntabwo aragira. Ike nazabeshya abantu najya no mu kiganiro akavuga twavuye kurenza n'amaguru tujya gukora indirimbo mu Gatsata. Urumva nazabeshya abantu kabisa ibyo biro nawe ujya no mu kiganiro nawe ureba n'iki kiganiro azibuke nk'ibyo bintu azabyibuke. Urumva twagiye kwa Dimini n'amaguru ndabyibuka turarikodinga njyewe Manike ubu baramuzi yabaye umusitari shout up kabisa big up to my G Manike imurano biracyari muri studio icyo kintu gisekeje indirimbo twabuze amafaranga yose yo kwishyura indirimbo arayigumana ngo umuntu ngo aba yarabonye hiti ukaza yikiniraho ngako ngabasani ngo musigenge yo maje ugafata atiyemera uzi kujyanga agafa ngo bo birirwa bamvuga ngo ngende hasi sinabona nayagura igare shimye basi mwe mu nkundi rukondi nanjye sinzabatera irungu nzakora ku bwanyu wowe maso y'inyana nugira umwaga bamenye ko twembi twahindutse umwenyereka iyo nseko nza kurinda amarira nzagumana nawe ndagukunda bebe nzajya nkubitsa amabanga nzagumana nawe ndagukunda bebe reka nkwihere uyu mutima ubaze hose bakurabure njye urwaye nakurwaza naye mu rugo mfite imbunda wazana muraza unyemereye unyiterera isoni n'amafemba yes ndagusuhuje muntu ukurikiye Home Chill ni cyutana cyangwa cyuzuzo nk'ibisanzwe Mr Higgins. Rero iyo turi kuri Home Chill tuba turigiye kuganira mu buzima busanzwe tugiye kuganira kuri kariyeri za music. Uyu munsi bafitiye noneho umutumirwa abenshi bamuzi kuri murumuna wa King James ariko aratangira twibwira abatamuzi nabo baramumenya kuri Home Chill. Welcome to Home Chill brother. Yo, what's up brother? Ndakubona kabisa. Nize bitese. Sha na amahoro kabisa turakwakira kuri Home Chill. Ewana kabisa, thank you. Ibintu na amahoro ni neza. Ewana big up. Abasani wanje n'abafans ubwo bahita babyumva ko mba mbasuhuje. Yego. Gutangiye kuvuga ngo ndinde. Abenshi bakwita uzankoraho. Abandi already ndewe nje tuziranye zamane. Ariko nyine urumva nanjye uribuka mu munsi wa mbere nkubona. Navuze se noneho King James yagarutse ari umwana. Ewana ibisanzwe nyine ni KG. Ariko nyine ubwo urumva iryo zina abantu bo kuri TikTok abenshi ngo banyita ngo King James muto simbizi ibyo ni ibyabo ariko ubundi ni KG kabisa umuhungu wabo barabizi cyane ibintu abari imbere cyane. Wese ubyumva uteye abantu bari kukwita murumuna wa King James kubera ko mbizi neza ko atari nabyo ndaseka mba numva nyine bisekeje ariko nta ribi ntago babanyise ikintu kibi cyane ko babanyise nyine babanyitiriye umunyabigwi ntago nabyanga rimba ari byo babumva biryoshye ntago nabyanga abana nari bikabisa nta kintu babintwaye. Umunsi wa mbere abantu ba like wagutunguye ugiye wenda nko hanze ukumva abantu baravuze dore wa murumuna wa King James like how do you feel? Umunsi wa mbere hoya uzise bino bintu ubundi urumva kubera ko abantu benshi banzi kuri TikTok rero nimba babambona gutya bakavuga ibyo ngibyo wenda bashaka kumbona ari ukuntu nyine uburi nko kwigendera gutya like nyine mu nzira kumva nk'umuntu ngo dore ngo muri King James ngo kuri TikTok ngadose noneho ndapfuye. Ari ukuntu nyine abantu bibagirwa kuko nyine witwa na KG ugasanga nyine ibyo nibyo bintu bashyize imbere cyane
kubera ko nyine ukuntu bakubona sinzi ako ugasanga nyine nibyo bivugira gutya ngo mururaga James abandi ngibiki n'ibiki ariko rwose nitwa Kedri byo banyita Kedri kabisa Kedri utazankoraho Kedri ndi kukubaza already haraciyemo igihe tutabonana kandi uri inshuti yanjye abana ni kinini kabisa urumva twagerageza ngo duhure rimwe na rimwe muri minsi rero gushaka life muri Kigali ni insozi biba bigoye bro hit iraboneka ariko ibiceri byarabuze abantu tuje abantu bose mufite hit ariko mwabuze ibiceri nganja hit iraboneka ariko nta biceri bishatse kuvuga ko abantu bose tubona bafite hit ntabwo ariko bafite ibiceri bazakubeshya n'abantu bose baba bafite ibiceri ntabwo ariko baba bafite hit ushobora kuba ufite ibiceri ariko nta hit urumva hari n'ukuntu uba ufite hit ariko nta biceri abasani baranyumva cyane nk'abantu nk'abo ngabo bagenzi banjye bazwi nabo kuri TikTok abantu benshi baba TikTok ni shani hazagira umuntu babeshya kandi TikTok banafite n'abafollowers benshi ariko nta biceri bigirira kandi batubwira ko TikTok iri gutanga amafaranga njyewe uvuze ahubwo kuri TikTok narabuze umuntu tuganira ku bintu bijyanye na TikTok ujya ukora live cyane rero nka kuri yanjye nabonye umuntu kuvuga ngo ninjiremo hari umujama bita ngo nimba ari ngo light nibyo yirirwa ngo mukandeho ngo ufata nuze gufata 5 gufata 10 ngo zamukaho gato umujama nanjye ndamuzi biriya nyine ni agatwi ko kujya wibonera aba followers nese iyo ugize aba followers benshi bimufasha iki cyangwa aba followers benshi ni byiza urumva nkanjye gutyo nihereyeho aba followers benshi aba ari byiza kubera ko abantu barakumenya ugira audience nini abantu bakakumenya ushobora no kuba wabona n'ibiraka by the way ushobora kuba wabona ibiraka ukaba wanamamaza kubera ko ufite abantu benshi akakumbwira ngo abantu basoze ngo nanjye ngo mbwira ukuntu ngo nabona amafaranga ya TikTok barababeshye nyine ntabwo ari uko bitabaho amafaranga ya TikTok aba ariko ntagana ni indyango rye nyine nabo barabyumva agara gupfa kwibona ubu ngubu ugejeje nk'abantu bangahe kuri TikTok ubu nkurikirwa hafi 53 53 kari byinshi njye mba numva ntaho ndagera ahubwo nshaka nka miliyoni ariko nabyo uzabigeramo rero twihuse cyane tugera mu nabyita ko ari mu hagati mu kiganiro ariko tutaranakwakira so yango ususurutsa abantu gususurutsa abantu babyita kwanzika bundi kuri homchi iyo umuntu ageze mu rugo uri kumva iyo umuntu ageze mu rugo hari ibintu nyine aba yavuyemo hanze yo mu rugo none iyo ugeze mu rugo uhita uciringa nabo wasanze ushaka kuduciringira ukatunyuza ku mpano ufite yego ntabakubitira nko akaririmbo muri iyi minsi ndi gukunda akaririmbo kitwa Mirere akarimbo ka Element yego nyine turaza wenda no kugenda tunyuramo kuko ko nanjye nyine barabizi ko ndi umusani ariko nyine mpamvu nyine ni ukwanzika tuni nko kubasuhuza akarimbo ndi kwikundira kitwa Mirere ka Element welcome kuri home show karavuga ngo it's too late I can't even lay everything you do matters to me. Don't you ever doubt on my ways. Baby, put your head on my shoulder. Je t'aime sincèrement. Vous restez collés, sinagusiga. As long as you had it by my side. Baby, I got nothing but you on my mind. Just hold my hand all night long. All night long, baby, all night long. Nataka kuwa nawe milele kankobere sezeranya kuzansanga yeah 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 karibu muri bisika ariko babyadaje nubwo iyi ndirimbo atari yawe ibaza ko gena nayikwitirira noneho harakanavuze ngo nguhobere ngo
ngo mirere kankobere numvaga ngo reka nguhorere wowe umvaga kanguhorere reka nguhobere none hari utuntu unyujijemo tudufaransa mu kuntu mu gifaransa buramba nasi je t'aime sincèrement ngo reste kole sinagusiga byo bibaza elemente sigiye kwica indirimbo y'abandi mbabeshya giye nta gifaransa bigutwara igihe kingana gite kugira ngo ufate lyrics z'indirimbo njye ntabwo nkunze kureba biriya biboro by'ama-lyrics yandika ibiki njye iyo nakunze indirimbo ndayumva kenshi uko nyumva kenshi njye nanumva ijambo uburyo riririmbye kuko nyine nk'umuntu uba wiga uhita wumva n'ubundi rya jambo ari ikintu ashatse kuvuga tuwumva iryo jambo cyangwa njya mpfa kureba lyrics biriya bintu birirwa babroka bareba amagambo y'indirimbo Mr. Kedri murumuna wa King James asa ko icyo bintu babikunda abantu benshi nanjye ko numva kavugitse neza ubu numva nyine ndibaza nta bandi bavandimwe ba King James tuzi ugahita muvuga cyangwa uri umwana we sha nta mwana agira sagora oya urumva ari ukuntu ushobora kuba usa n'umuntu pe muhuye muri kumwe murasa completely uri kumva ikindi nta bandi bavandimwe be twize tubona already niba tukubonye ariko yewe bati ni mawi noneho uri kumva dubaye nk'abinjira muri career ya music ubundi ni iki mbere yuko nkubaza wayitangiye ryari music ni iki kuri wowe imari iki ubuzima music uje kabisa n'ibyishimo byanjye music nyine nicyo kintu ubundi cyambere mba numva nana time kurusha ibindi byose music nko kubikora nka career ubundi nabivuga ko nabitangiye nka ryarira buri nagiye muri studio bwa mbere ninjira bwa mbere nagiye muri studio bwa mbere nka 2017 2017 pe ninjiramo bwa mbere pe wari ugiye gukora indirimbo wari ugiye kureba twari tugiye gukora indirimbo man yari wowe na yari ngewe Manike ubu baramuzi yabaye umusitari shout up kabisa big up to my G Manike yari ngewe na Manike n'undi mujama twakoranaga bita Malik Voice Malik nawe ndamuzi twigaga no ku kigo kimwe na Manike uriya yari turiyongoza twe twaranditse boro nyine turi batatu twabundi twari bane yari ngewe na Manike n'uwo mujama n'ubwe wundi hari n'undi mujama bita Pasi n'undi mukobwa bita Benita ngo ni yitaga ngo ni Kida Queen ndabwibuka twigaga akagira hari ku Ruyenzi twandika nyine boro twahinze tuzajya studio ariko uwo ni Kida Queen tujya studio yarabuze niyaza nimba ari kwa kundi nyine badaha nk'abantu ruhushya nyine wabo simbiye of course birumvikana aburamo vasi yari kuririmba bayikuramo Pasi nawe nimba yarabonetse Pasi ariko yari ahari Pasi ndumva yarabonetse tujya gukora indirimbo yitwa On The Gate ndabyibuka hari mu Gatsata kwa Admin Pro Admin Pro sirarabuherutse niba akiri umuproducer numbaze sanga yaragiye mu kwa Admin simeruka kumva nyine boro yakoze urumva mani tujyayo nyine mu kigo bari batuzi nyine turi abasani twiririmbishwa byayo ni nyine biraba bya segonderi bitarabiro bya danje tujya muri studio turarikodinga indirimbo nano biracyari muri studio icyo kintu gisekeje indirimbo twabuze amafaranga yose yo kwishyura indirimbo arayigumana noneho twajyagayo twajyagayo nko kumva tugiye kumva iyo ndirimbo twakoze urumva tuyikumbe tukagenda tukayumva ariko mwazanye ibiceri none uzi ikintu gisekeje se haburaga 5,000 kugira iyo ndirimbo bayidura ibaze icyo gihe noneho twaburaga 5 kujya kuzana indirimbo hari mwe mwaramuhaye arayo twamuhaye mbere rero ibaze twagiye studio Manike razabeshya abantu najya no mu kiganiro akavuga twavuye kurenza n'amaguru tujya gukora indirimbo mu Gatsata urumva nazabeshya abantu kabisa ibyo biro nawe ujya no mu kiganiro nawe ureba n'iki kiganiro azibuke nk'ibyo bintu azabyibuke urumva twagiye kwa Admin n'amaguru ndabyibuka turarikodinga urumva ndirimbera muri studio na n'ubu ndacyari muri studio nimba Admin yarayisibye nimboza nimba cyifite ana yanjye bariri haso byataje wa mugani nkuko iyo stereo yibutse ndaseka nkuko abantu bajya kubakunda kuvuga ngo nta kintu wagera utavunitse byatari kabisa wa mugani nkuko
hit iravuna bro. byatari Wamugani rimwe na rimwe hari igihe umuntu abona umuntu yiriye ku wundi muntu. iyi man ibyo bintu njya mbivuga rukuntu ngo umuntu ngo aba yarabonye hit yo kazi yikiniraho ngako ngabasani ngo musigenga iyo maje ugafata atiyemera uzi kugira ngo agafate ahantu babyaranyuze Ngabibaza urwo rugendo kuva kurenzi n'amaguru. Man kurenze twaravuye n'igitso nayo tujya mu Gatsata. Harimo abantu batazi kuruyenza urenga Nyabugogo. Urenganya bugo kurenzi ni mu ntara ni mu karere ka Kamonyi butajyaho ni muri Kigali urumva kuva Kamonyi n'amaguru ukaza ukagira Nyabugogo ugakomeza mu Gatsata. Ubwo mwatashye sangahe? Sha twageze mu rugo ari nijoro byatari kabisa uko twagiye urumva ubundi twagiye hari kare umva noneho twagiyeyo urumva umufite ibiceri bwo kwishyura ingoma buke none nayo mufite mwarya byibura n'amandazi cyayibiraha mu nzira urumva amaso yo wayabonye nayo iyo yabonye ushima Imana dereba ya mbere twakoze admin nawe nagageramo ni moyo koko habe no kubahana sample ngo muyicyo asimara kwishyura ubwo mwari mufite telefone ubwo icyo gihe umuntu wari ufite telefone yari afite tushe ni uwo mujama we umuntu wari afite telefone yari afite tushe bazana barike telefone yakiraga barike naze sharapu kabisa urore ibyo birajya byibuka ngewe mbonye atera imbere kabisa biranshimisha mpita nibuka izo haso byari bisekeje ariko bitumye ngende nibaza urugendo rwawe rwa music kuva kuri iyo step 1 nta bindi byongeye kugucalenginga muri nyuma y'icyo gihe yego ntabwo byabura urumva ari ukuntu ukora indirimbo ibintu bijya bicalenginga cyane abasani benshi ari uburyo ukora indirimbo wayitanzeho ibiceri byinshi ariko iyo ndirimbo ukamera nk'aho yiyumviye nta kintu imaze uzi no gushyira indirimbo kuri YouTube ikamara nk'ukwezi ifite nka views nka 30 nazo z'abantu wagiye winginga ari igihe umuntu aba atanafite phone ngajya n'izo WhatsApp na WhatsApp waba uyifite ukaba ufite abantu nka 5 ngaye bazororo izo views 30 aba ari za danger kuri uwo musani buriya wa musani wowe uri kureba ikiganiro azagira umuntu ugukanga kuri views zawe 100 warazishakiye urumva ntago wateretse hari indirimbo ngo zijyaneho man nimukajya mupinga abasani ngo bafite utuviews dukeya man baba bavunitse wallahi ari igihe kigiye ushobora gukora indirimbo tuvuge muri icyo gihe urumva iri umusano ukizamuka ugifite inyota yo kuzamuka producer ashatse yakubwira ati indirimbo ni senkani ntago wabihakana urumva kandi ukayamuha ariko ya ndirimbo hazagira ikintu izamara ukamera nkaho wayiyumviye nyine tu ewana Mr. Kedri nge ndibuka duhura wari ugiye gukora indirimbo wagiye gukora indirimbo aribwo ni 2018 buri za 2019 gutyo 2019 uriko wagiye gukorana na Manike muri icyo gihe Manike n'ubundi twarahoranaga kiba kuri ingenzi tu ugiye gukorana na Manike icyo gihe indirimbo ntago turi buvuga amafaranga yayo indirimbo ya mbere indirimbo yawe na Manike ya mbere yasohotse yakorewe kuwahoze yitwa FM akaba package ubwo wasigaye yitwa package yego nese ngubu iyi mpamvu ngo icyo kibazo cyangwa mbaye nko kwibutsa icyo kintu ndibaza nk'ungura na Manike afite hageze nawe ufite ahugeze wenda Manike abaye nk'ukurusha step nka zingaye ebyiri cyangwa imwe arono ibintu bya music ntago menye ukuntu nabibara ubu nta kintu muri gupanga wowe na Manike na package noneho urumva package yabaye producer uri professional na Manike nawe umuhanzi utakiri upcoming yabaye nk'uwegera abandi bahanzi bakuru nawe uri umuhanzi utari mutoya ariko nawe ufite izina uri kumva nta kintu uramwakora kigahindura aho usigira ngo iyo wabonye hitima mugihuza ubu ntabwo mugihuza ntago duherukana kabisa urumva nyine ari igihe umuntu ageramo akaba ari mu bihe bye hari na live umuntu ageraho nyine bikaba ngombwa ko mutagihuza cyane urumva Manike baramuzi ubu yabaye umusitari nta muntu utamuzi muvuze nawe bananyica abafana be banyica urumva nyine ari live umuntu ageraho mukaba biba ngombwa ko mutagihuza ari ahandi hantu nyine yageze ku rundi rwego rwo hejuru mukaba mutagihuza cyane ntabwo duherukana kabisa ku buryo twapanga ibyo bintu byo gukorana
ya ikiza ki home chill, iyi home chill nta nubwo inaca no gusa, iyi home chill ni urugo. Impamvu mbyise urugo ni mu rugo niho ibibazo bikemurikira. Umuntu ntabwo yagira ikibazo kuri home chill tufite ko twamufasha ngo tubure ko tubigira. So rero abantu bajya babyumva neza, kuza kuri home chill ntabwo ari ukuvuga nabi bagenzi bacu cyangwa ntabwo ari ukuvuga ibintu bibi kuri bagenzi bacu, ahubwo ni ukuvuga ibintu byabaye, bataza kugira ngo wenda nuko yango wenda duharabike bagenzi bacu ko rero diko yari n'inshuti yacu, ntabwo harabika inshuti yacu, nta kintu mwamupfa. Rero nje nakomeje nkubona mu bihe bitambutse uri gukora bigacamo, mbona hari ahantu uri kuva, nje biranezeza iyo ndi kubona abantu biri kugenda bizamuka. So Silvizo na King James kuki utakwise bundi muri umuntu wa Silvizo? Ucyo batanyise utekereza iki cyo kintu? Igitekerezo cy'ikintu kubera ko se ko dukorana kwa mukorana rewe musa nkaho nabyitaka muri range imwe cyane munirirwana. Oya uzi se impamvu ubwo abo ngabo banyita gutyo ngo muri umuntu wa King James ubwo bafite impamvu sinzi rero ngo banyita muri umuntu wa Silvizo kuko dukorana nta nubwo dusa rega ntabwo dusa ariko abantu babona dusa. Oya nanone ntago musa ariko nibazaga impamvu nayo nkubaje icyo kibazo cyagira ngo nyine kite kinsunikira ku kindi kibazo nshaka kubaza kuri Silvizo. Silvizo ni cyavuze muri ku buzima bwawe cyangwa muri career ya music? Silvizo ni umuntu wadanje kuri nje. Silvizo hari igipande cya nicyo nakita ni nk'igipande nyine igice cya hit yanjye afitemo uruhare byatari. Kora kurumva ni umuntu ufite izina rikomeye baramuzi mu Rwanda. Yego. Urumva rero gukorana n'umuntu uzwi wowe utazwi akuvungurira ku bantu be nabo bakakumenya. Silvizo mufata nk'umuntu wamvunguriye ku mugati we wahite kabisa, amvungura ati genda nawe buri kwirira. Yakweretse ukuntu boga mu nyanja, utuntu twinshi yagiye amfatisha utuntu twinshi kabisa. Nyine yatumye ari abantu be bamenya, atuma abo bamenye bamenyesha n'abandi. Yego. Kabisa. Mr. Kediri mu kiganiro cyacu rero tugomba kuza tunyuzamo tukanaririmba. Ndashaka ko unkubiteramo akaririmbo katumye abantu bakumenya ukoranye na Silvizo. Hari indirimbo ko nyine barabizi, donc barabizi nyine Silvizo akora amakava. Hari kava ya Fudeto, ira ndirimbo ya Fudeto ya Element, Bruce Melody na Loskana. Ego. Ewana sha iyo kava kabisa yatumye abantu benshi bamenya. Ira kava ya Fudeto ndirimba amana bavuga ngo bobirirwa bamvuga ngo nge ndi hasi sinabona nayagura igare, shimye basi mwe mu nkundi rukondi, nanjye sinzabatera irungu nzakora ku bwanyu, tuza twika abarezi bose banyiseka jyuri ngo ndetse ishuri ngo nigize the band, subwo mwabaye mutesa ariko nimuzikuye karemye hari nayikame nasha izanyizi nzara n'inyota imbere ni heza ibyo mwigira sinzafata feri ndacyari wa musaro ry'igitoki ngo nduruzi ngo yoyo gusamba rya nibibebe. Kabisa bora yatubye abantu benshi bamenye. Nje ari indirimbo mujye mukora nkibaza amahungu aya magambo bayakura he koko? Ese nje ndibaza ari amagambo ninde muntu yatekereza, ni wowe ni Silvizo cyangwa murahura mu gato? Turafashanya kwandika kuko tuvuge nimba twapanze ko gukora projet runaka turayumva nyine tukumva sije twavugaho tukavuga ati tujye kurimba kuri iki kintu, tugafata amagambo asanzwe melody yayo melody tukayikoresha duhindura amandi magambo yasije twafasha. Nihuse hari indirimbo nge narayirebye nyireba nk'inshuro nka 500 akenshi giye kwa ko urumva ari kuntu nkunda nshaka gukunda video kurusha like audio. Hariyo nabonye ujya gutira imyenda Silvizo
ni forever yaransekeje ira bora abantu benshi barayikunda bya no harimo umumama niba ari umukobwa ariko ni umukobwa by the way ni umukobwa twakoresheje muri umukobwa bita Deborah ukina muri Danizo comedy ego bara abantu cyaze bara abantu bazi kwatinga kabisa mu Rwanda maze kubona ko u Rwanda rwabaye nk'ubuhinde kuri filime cyangwa kuri video abashige bazi kwatinga barabanga urakitinga umuntu ukamupita igishyi biri seriye sarago ubibona ibyo nyine uzarebe arikava twakoze yakumva muzarebe haba ari ku Rwanda none ngo montage ngukubita umuntu ukamukubita ukamwemeza igishyi kikavuga ako ngiye ntago ndi bukure kure ubundi impamvu nagutumiye ahangaha kuri Homechi turashaka ku blessing Homechi uri kumva next time ngiye ndi kwipanga ngomba kuzaza nanjye nka ku blessing home ku blessing kwanjye urabizi muri life style tubanye urabizi yabimeze neza urabimenya nanjye kabisa nanjye njya mbibona kandi by the way ndanagushimira brother uri akantu wanyoherereje bura naragashimye urangiye nta mutima mubi njye nkunda umuntu uri kumva iyo ari inshuti n'umuntu nyine igihe icyo ari cyose ashobora kuba yavuga reka ntekereze uyu muntu muhamagare muvugishe mfite ikibiri reka muri sensa nawe hari ukuntu bitameze neza rero ari byo dukomeza kwigisha abantu bo kuri Homechi abakunzi ba Homechi niba ubona mugenzi wawe atameze neza niba ubona mugenzi wawe hari ukuntu bitameze mufashe ko niko kanya ubonye ko kumugiraho umugisha kabisa rero twe ndibanda cyane ku kintu Imana yagwayemo impano utunyurizamo iyawe ukubitamo kava utunyuriza iya abantu ntarimo abantu batazi ko naririmba by the way hari abantu baba bambara gutya TikTok ukayonunda umutwitsi wo kuri TikTok usina naririmba TikTok turayigeraho nyuma banza ugere ku music ku TikTok mfite ibintu byinshi ndibuze kukubaza kara content ko kuri TikTok banza kugira akarimbo kawe original song yawe original song yep hari njise ko zitarasohoke zasohotse ni nke oya wadukubitiraho Melissa hari bitangiye Melissa ko ndimbo waza nyinshi gemba nzizi no se nyinshi urazizi kabisa Melissa iravuga ngo umutima ugukunda uhora n'ibimenyetso iyo ufite ugukunda mva bitagira iherezo sinitaye ku byo batuvuga bashaka kudutanya njye nafashe icyemezo nakuka ko tugomba kubana niyo mpamvu nanjye nateze kuzarekura ahantu hose wowe uzajya tuzajyana njyewe uyu nkozeho nsheshe urumeza my baby urankomeza unkorera ibyiza binezeza niyo turi kumwe njye wumbera umuhoza Melissa 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 ayo ni Melissa guys abo nje indirimbo ndayikunda kenshi njya nyumva brother akora gace nje nkunda imyandikire yawe bro nkunda imyandikire yawe nkakunda melody yawe akenshi ari ukuntu umuntu twebwe nk'abahanzi cyangwa nk'urubyiruko hari ukuntu tubara ibintu mu minsi yacu nyine gwa bati wenda ndakuye mu gitondo byo nkora iki ngiki wowe mu myaka iri imbere ibiri uribara hehe cyangwa uribara kuba uri ku stage muri music mu music mu myaka ibiri byibura Imana ni blessing kabisa ikamfasha ibintu nyine mpanga bigakunda yego ko nzanda umuntu ukomera ndi hejuru cyane kabisa kubera ko ngiye nyine mfite inyota yo gukora ubushobozi yego babuke ariko mu byo ushobojwe gukora turakora abantu nyine kandi buriya man niyo wakora ibintu biciye bugufa ariko byiza biri ubumva kuri talented shaman bishobora kwivugira ibikorwa buriya biravuga kurushana no kuba wavuga ngo wakoze ibintu bihenze akaba ari umwana wakoze akantu ka danje gafite video ya make audio ya make ariko ufite Imana kabisa Imana ni blessing ikamfasha mu mishinga umuntu aba afite
zaba bimeze neza muri iyo myaka 2. None muri iyi minsi hari ibintu uri gutegurira abafana bawe cyangwa muri rusange abantu tugukurikira? Birahari kabisa byinshi. Ni iki watubwira se? Nk'ubu ndateganya vuba nko mu mezi nkangahe cyangwa kwezi simbizi, ariko ni anytime ateganya nka song kabisa. Maze igihe nakora song isanzwe abantu nyine babona nkora amakava bakagira ngo wenda nibyo nsigaye nkora gusa, ariko soon kabisa nkumbuye nanjye ku dropping out indirimbo nziza yanjye, original song kabisa. Bayitege bitege ibintu birenze kandi zabirenze cyonzi icyo. Wakoze audios cyangwa ntago na video byararangiye? Ibyo ngibyo zabibabwira, wenda tuzakora n'ikindi kiganiro wenda babwira ati anytime ndabatamo audio yarakozwe biki byose. Ubu ngubu wenda hago biranozwa neza ku buryo nahita mbabwira n'igihe, ariko biri mu mishinga kabisa. Ejo Silvizo yarari kuduteguza ko ejo kuwa gatandatu bagiye gusohora Indazi irandirimbo kuri TikTok. Ahubwo abantu bayitegera ball izagira nka miliyoni mu munsi ndakaya. Irandirimbo abantu bayikunda kuri TikTok, ariko ari n'abatazi ko ari ya Silvizo. Narose natoraguye miliyari cyambere nakoze naguze Indazi, ibintu nk'ibyo kabisa. Bayitega ahubwo izabirenze mana. Nge kubera ko nyine tunahorana n'ibiki, nyeretse na official video yayo, urangiye mba nyize ari ibintu mba nzi butazi. Irarenze man, cyangwa kirarenze ira ball. Wowe wigirira ibwami sasa rero garunguruka gareba. Ngewe ndifuza akenshi iyo ndi kuri home chill, kuko mu muco wa Kinyarwanda cyangwa buri muntu wese akunda umuntu umushima. Ibyo akunda gushimwa. Nk'ubu nkoreye ikintu ntingushima, ejo ntabwo nakoreye ikindi kintu cyo kukikura, ariko ntinyikorere numva nezerewe. Ariko iyo unshimye cyangwa nkagushima nanjye ukingura nyine wumva ukati wa muntu n'undi wa muntu ushima. Rero nge ndifuza ko kuri home chill mbere ko tujya muri wa mwanya wo ku blessing like nko kuririmba, ubanza ugire nk'abantu 3 ushima bagize ikintu bakora mu buzima bwawe. Abantu nka 3 ubabwira amagambo meza, ubabwira ugira ikintu babwira nyine. Ruva ubundi twagiye tunabakomozaho. Ndi mu bantu nka 3 nshima ntihaburamo Silvizo. Abantu 3 nshima ntihaburamo King James. Mu bantu 3 nshima ntihaburamo Mary. Amagambo nka 3 meza babwire. Cyambere Mary, wenda kuri Mary kabisa bambwira ati ibintu nyamara bizabyara kamaro, ariko banza wige kukaruka, baza wige. Abasari benshi barakazi. Ababyeyi man, bura ababyeyi nyine nibo abantu bambere bareba imbere bakavuga ati uyu mwana azavamo umuntu urenze, ariko nagira gutya namera gutya nakora bino. Yabana kabisa Mary ari mu bantu nabo bamblessinga imigisha ya kibyemba nyifite. Mvuze nanone kuri Silvizo nawe nyine urumva ari igice cya industry, muri industry yanjye nyine yagiye agiraho uruhare. Yabana kabisa nawe Imana impumugisha. Ikindi King James ikintu namuvugaho, urumva nimba abantu wenda n'urugero baramenye kubera ngo ibiki wenda dushobora ngo kuba ngo dusta, ngo bivugwa ko dusta ntabwo busy, ariko nyine to nawe nyine ndamushimira byose no kuvuganaho. Yabana n'umuntu mwiza kabisa. Nyine ari ibyo nawe mba mushimira, nawe anarebye n'ikiganiro nawe ababyumva arabizi. Yabana kabisa abo bantu Imana ibaho umugisha, kandi n'abandi bantu bankunda nabo ntabibagiwe, Imana ijya ibaho umugisha. Yabana kabisa nabo bari mu bantu nyine batuma ibintu byanjye bigera kure. Unarabura n'abantu babe kuri TikTok. Abafans banjye bose, abantu bo kuri TikTok barabizi, ubundi mvuze nabi banakwica. Ubabwire bazi bare no kuri home chill barebe ikiganiro wakoze. Abantu banjye mu following mu nkunda kabisa. Muze mujye kuri home chill, ko cano yitwa home chill kabisa. Mukande subscribe, urumva kabisa ibintu bikomeze bigende neza. Ubundi ahantu hose ngeze ndabwira ati bagende bakande subscribe, kuko ejo ndahagaruka rega. Nono ikiza ahangane mu rugo. Nono ni na mu rugo. Yego. Ebana mugende mukande subscribe kabisa. Kuri channel ya home chill, ni channel yacu, ni channel yanyu kabisa. Ubundi dukomeze twirire isi. Rero Mr. Kedley murumuna wa King James
ako nge kanaryoye by the way nge kanaryoye Kavara abantu benshi Nge kanaryoye. barakunda buzagora ngewe hari umuntu wabonye hari umuntu wagapostinze bavuga ngo muri wa King James namubonye yavuga no si scared ahubwo ngo yarambwiye ngo baramuserereza ngo nukatubeshya ngo ufite umwana mu gasozi babenda kubwica abantu batajya babyemera tu ariko murasa abantu batajya babyemera yego murasa kandi ikindi urumva kuba King James ntakunda kuvuga ubuzima bwe nagakunda no kujya muri urumva nyine niyo mpamvu babihamye kubera ko nawe ntabwo akunda kuba yigaragaza ngo avuga ati wapi barambeshyera rero nabo bahita babyemeza gutyo kubera ko nawe atajya nyine ngo abivuguruze biraho nyine nawe duhura gutyo twiteranira peace no nawe yibera harakuriyenze ndetse King James sorry Kedly mu Rwanda buri munsi havuka saga mu bahanzi ngo bagiranye amashyari wowe ibintu wumva uzabasha kubihandoringa by'amashyari ngo Knowless ngo yagira ishyari bwiza ngo bra 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 ibintu nk'ibyo shanda ugira amashyari amashyari n'uyagira shanda abanyafitiye benshi kabisa hakongera ibintu by'ishyari mba numva bitari ngombwa ahubwo umuntu niba ateye imbere unamuza ahubwo mba numva bishimishije kabisa ubundi rega iyo ugiriye umuntu ishyari n'ubundi aho ahari ntago wahajya wapi usibye ubundi gukomeza kwitesha umwanya byose nyine njya kuri TikTok bakanuka ubundi se ugira umuntu ishyari umuntu n'umuzi ugira umuntu ishyari umuntu ni murahura ntabwo muzi ntarya iwanyu mugaburira umuntu mugira ishyari ngo bigende bite nibisaza none ukanamugira ishyari atazanabimenya ko ari mugiriye birakurya birakurya ubutibukera gucika reka duse nk'abasozo nyurize nk'indirimbo nkazinga aho ngaho izo wumva zikuri ku mutima dusoza twimanukira tuzongera tubatumire by the way akanya nakawe ni no uri buna dusozereza kuri Home Chill Karimbo na Rimbira tumaze iminsi dusoye kava ya Mirele ku bantu nyine bakunda amakava nayo bagende bayirebe vuba official video nayo barayibona kuri YouTube channel yanjye twa Kedly Official abantu nayo bari kuyikunda bari kumva ka lyrics kabisa so nabonye abantu bari bakoze challenge zo barasikora nyinshi 500 zarageze kuri TikTok abantu baranyumvira kabisa nababwiye ati mugende mukore challenge bakazikora nyine Imana yuhumugisha nyine abantu bagenda babikora kubera ko challenge bura kuri TikTok challenge zirafasha iyo bakoze challenge ari nk'abantu 500 urumva nimba buri muntu agiye akora challenge nka video byibure kayirebwa n'abantu 200 urumva abari ibintu bya danje bituma bajya no kuri YouTube bakavuga ati indirimbo ri bwoko kigiye kumva yose bakagenda bakayumva ewana kava ya Mirele vuba n'ubundi na video barayibona babonye lyrics kuri channel ya Silvizo ariko video kuri channel yanjye vuba barayibona kamba kubitireho kwikomereza avuga ngo akantu ndirimbamo abantu bakunda kavuga ngo umwari ufite ubwiza bumurika nawe n'Imana yawe wowe maso y'inyana nugira umwaga bamenye ko twembi twahindutse umwenyereka iyonse ko nza kurinda amarira nzagumana nawe ndagukunda bebe nzajya nkubitsa amabanga nzagumana nawe ndagukunda bebe reka nkwihere uyu mutima usa nk'izuba rya kumanywa nzezeye kusore nkwambitse impeta nzakuvuga nabi nzamwanga nzakubera umutaka no mu mvura yawara kabisa bagende bayirebe bakomeze bayirebe ari nindi boro mwakoze niba ari ya Kenny Solo ni ya indi byatangiye ngo wagiye gutira imyenda Silvizo iyo nini forever nje mukira wina ubaze hose bakurabure njye urwaye nakurwaza ona mu rugo mfite imbunda wazana muraza unyemereye unyiterera isoni n'amafemba mba mbona uryoshye nk'ikiraha kirimo agasenda uyu mupira nambaye urahenda ubwo ura 9,000,000
ibi ngibi ngubwira kazi ibyo durera gaho tuba kwitama kabisa Jaze brother. yari yijabutse ariko baberuka bro, kubiva kera ububasha kuko Ebana kabisa rega buri umuntu ubasha ntago ari nko kwanga rimbe n'ibintu birenga 800 iyo ubasha urabasogogeza uba ugomba kubasogoza rero turasoje kuri home chill tuyibutsa ko nakagaruka nk'ibisanzwe uyu Kedri ni nanjye kwanga umuhungu wanjye ariko ni inshuti yanjye ni brother wanjye rero ubwo ndibaza ibyo ntongera kubabwira ngo mukore subscribe na share ni ibisanzwe mu bikore uko nimwe turi gukorera ciao nakagaruka fantastic.